11 babanzamo APR Football Club vs ekipe ya Bugesera, umukino w'ikirarane. Mwari mumeze neza ariko ndabasuhuje, muraza kumenya 11 ku mpera z'ikiganiro cyacu nibwo turi buze kubagezaho 11 bari buze kubanzamo. Inkuru nziza, ibyishimo muri 11 bari buze kubanzamo no munsi. Ikipe isa nkaho yahindutse kuko ibintu maramaza kabisa, ni ibintu bimeze neza cyane muri APR Football Club. Très motivé, abasore bose is back. Ariko mbere yuko njya kuri 11 ndagusaba nutaza kurangiza ikiganiro ntabwo uri buze kumenya 11 ari buze kubanzamo, kuko namaze kuba mbatera imboni. Harimo amakuru meza muri 11 ndaza kubavuga ikiganiro cyenda kurangira, ariko munyemerere manze mpere ku makuru ari kuvugwa muri ekipe ya APR Football Club mbere yuko mbagezaho 11. Nizere ko wamaze kubukanda kuri like, shaka ko turenza like 50. Nizere ko wamaze kubukanda subscribe, abatarakanda subscribe, kugira ngo twiyunge tujye tubana mu biganiro zadushyiraho buri munsi. Ikindi kandi ujye muri komanteri, nimba hari icyo ushaka kuvuga ugitangaze, kuko hano twebwe ntago tunigana abantu ijambo, twebwe dubahereza ubwisanzure bwabo, hanyuma bagatanga ibitekerezo ku buryo babyumva. Ntabwo ibyo tuba twatangaje bivuze ko tugomba kubyemeranywaho 100%. Igitekerezo cy'umuntu turacyumva bura muri komanteri, tukanagiha agaciro mu by'ukuri. Munyemerere rero dutangire n'amakuru ari kuvugwa muri ekipe ya APR Football Club mbere yuko tugera muri 11 baza kubanzamo. Ikipe ya APR Football Club nk'uko mubibona aho ngaho ku mafoto no munsi na video twakoresheje, muraza kwihangana, ariko buriya amafoto nayo aravuga cyane, ubwo buriya video ni amafoto menshi cyane ateranyijwe, buriya nujya kureba igisobanuro cya video. Ku munsi w'ejo hashize rero kuri stade Ikirenga Ishyorongi, nk'uko bisanzwe ikipe ya APR Football Club isanzwe ikorera imyitozo, nibwo yakoraga imyitozo ya nyuma, imyitozo yari irimo abakinnyi bagiye batandukanye. Nk'uko mubibona aho ngaho, uwo ni Engineer Tadeo, ni Muhammadu Lamini bazamu uko ari batatu, yaba Ramya Nyekoyeva, yaba Pierre, yaba Pavel Nzira. Uwo ni Pierre kabisa, n'umutoza w'abazamu umugabo bari bahari. Uwo ni Ruhamya Nkiko Ivan, umuzamu wa gatatu w'ikipe ya APR Football Club. Uwo ni umutoza wabo bamwita umugabo, umutoza wabo Apam Asonge Bemoro nayo yabaye bambaye yanze kuhava, imyitozo arayibayemo. Uwitwa Godwin Odibo nawe yarahari ku munsi w'ejo hashize mu myitozo ya nyuma. Ariyo Musoane na Lamini n'uwitwa Kategaya nabo bari bari mu myitozo. Iyi nkuru nziza cyane Mamadou Sy Club yagarutse rwose nguwo, kwitonda Rebaka nawe yarahabaye. Hanyuma uwitwa Ishimwe Jarene nawe yarari mu myitozo y'ejo hashize. Hanyuma abo ni abatoza. Marimushe umutoza nawe wa APR Football Club nawe ku munsi w'ejo hashize yarahabaye mu by'ukuri. Hanyuma APR Football Club abo bose arimo aragenda nkugezaho ni abakoze imyitozo ku munsi w'ejo hashize. Uwitwa Yunus Watara nawe yarahabaye mu by'ukuri, naho uwitwa Gilbert Barafinda nawe yarari mu myitozo yo ku munsi w'ejo hashize. Nijya na Clement nawe yarahabaye. Uwitwa Nibit Ramadan aka Phil Foden nawe yarari mu myitozo. Ruboneka Jean Bosco inkuru nziza cyane nawe arahari rwose, yagarutse. Engineer Tadeo Rwanga nawe arahabaye nawe kabisa. Ubwo rero ni abangaba, ntago murimo muragenda mubonamo abakinnyi bagiye batandukanye. Nk'umukinnyi witwa Richmond Ramptey ntabwo ahangaha murimo muragenda mumubona. Naje n'abatangarije amakuru mbabwira ko hari amakuru avuga ko uno mukinnyi ngo hari uburyo ki ashobora kuba aza ku kibuga yakora imyitozo, akaguru yaba cyangwa se abakijya mu kibuga akaguru kakamurya ndi guseka, ariko ntabwo ari ibintu bishimishije kabisa, kuko umukinnyi yarwaye buriya ntabwo bari sawa. Umuntu yarwaye ntuzishimire ko arwaye, ahubwo icyo ukora ni ukumusengera
kugira ngo agaruke amahoro. Uwitwa Richmond Lamptey rero ashobora kutagaragara muri ino mace cyangwa se kuri uno mukino kubera nyine ibyo bibazo bigiye bitandukanye. Cyo kimwe na mwene wabo ukomoka mu gihugu kimwe cya Ghana witwa witwa Nuza Dawuda Yasifu. Nawe amakuru mfite nuko namaze gusingira nuko uno mukinnyi nawe yamaze kuba yerekeza mu gihugu cya Ghana, byose ni mu bikorwa byo kwivuza. Ubwo rero amakuru ansumira sinzi nimba bishobora gusa sindasobanukirwa iby'izi ndwara zabo. Mushobora kujya muri komantere mugatanga ibitekerezo, gusa icyo mukwiye kumenya ni uko aba basore bararwaye mu by'ukuri, kandi nimba umuntu akandagira mu kibuga abaye akigera mu kibuga ivi agahita atangira akaguru kakamurya, yaba atari mu kibuga agiye hanze akaguru ntikamurye, ibyo bintu ni ibiki wana? Ibyo bintu uko biteye ubwoba mu by'ukuri. Ubwo ikipe ya APR Football Club rero amakuru atari meza ni ayo ngayo, yaba abakinnyi bashobora kutaboneka kuri mace, yaba uwitwa Lamptey, yaba uwitwa mu by'ukuri Dawuda Yasifu, nibo bashobora kutagaragara kuri uno mukino. Ni mu gihe kandi APR Football Club yarekipeye abo bakinnyi nayo ndimo mbabwira, nyuma yo kudakina muri mace zo muri wikendi. Uwitwa Engineer Tadeyo Rwanga mwabibonye ko yamaze kuba ahasesekara, arahari rwose mu myitozo ku munsi w'ejo yarakoze, kandi nta n'akabazo na gakeya afite, nta kabazo k'imvune na kamwe afite. Cyo kimwe na Mamadusi nawe akaba yarakoze imyitozo ku munsi w'ejo hashize, yikorana n'abandi. Ikintu mbere na mbere uno mutoza yari yatangaje muri interview yagiranye n'abanyamakuru nyuma ya match bari bamaze gutsinda ikipe ya Muhazi United, ni uko yari yatangaje ko aba basore impamvu nyamukuru atigeze abakoresha muri mace ari ukubera ko bari bavuye mu ma ekipe yabo y'ibihugu baza ku munsi wo kuwa gatanu, kandi match iri buze kuba ku munsi wo kuwa gatandatu. So ko nta mwanya rero uhagije bigeze bagira nawo kugirana na bagenzi babo imyitozo y'igihe kirekire. So umutoza avuga ko hari amamace nyine bakinnye, bamwe muri bo hari za deplacement bagiye bakora, bakava mu bihugu byabo bakajya mu bindi. So ko ariyo mpamvu nyine banga kurisika kubakoresha kugira ngo babarinde ibintu by'imvune mu by'ukuri, kandi koko nibyo bagomba gutangira kubarinda ibintu by'imvune, kubera ko ubu agomba gutangira kumenya buryo ki aganiriza abakinnyi be ku rwego rwo kugira ngo bitegure mace ya derby, mace nyamukuru, mace bafite ku munsi ku itariki 7 mu by'ukuri zabahuza na Rayon Sport. Abakinnyi bamwe na bamwe akabaganiriza uburyo batagomba kwihesha amakarita. Hari abakinnyi ubona ukibaza ese nk'ino karita ayihawe koko byari bikwiriye ko ino karita ashobora kuba yayihabwa, ukabona ntabwo ari ibintu byari bikwiriye mu by'ukuri. Ibyo byose nibyo akwiriye kuganiriza aba bakinnyi b'ikipe y'umukara n'umweru ya Nyamukandagira ikibuga kikasa imitutu. Ubwo rero ukugaruka kw'aba basore ni inkuru nziza cyane ku mutoza Darikonovic, kubera ko ni izindi mbaraga arekipeye, ni ubundi bushobozi buje muri squad yiwe, cyane ko anafite imikino yegeranye, yaba umukino bafitanye na ikipe ya Bugesera, yaba umukino bafitanye n'ikipe ya AS Kigali muri wikendi, umukino ku munsi wo kuwa gatatu w'igitaha mbere ko bacakirana na Rayon Sport bagomba gukina na ikipe ya Polisi naho w'ikirarane. So ubwo rero n'umutoza afite gukora iyo bwabaga, kuko ifite squad nini cyane, ntabwo bikugora cyane, kuko uturuna iyo squad ukagenda ukoresha abakinnyi bamwe na bamwe. Nko kuri no match ya Bugesera hari abakinnyi bamwe namwe akwiye kuba agenda ashyiramo, ariko nanone nk'aba enjeniyeri ashobora kubakinisha, ariko
urabona ko muri aperi nta mukinnyi urimo utamerita kuba arimo, kuko bose bakoreshwa mu by'ukuri, bose bashobora kuba bakoreshwa, ukagenda ubaturura bavangavanga ubashyiramo ab'imido, ukabashyiramo abakomeye cyane nabo ukagenda ubavangamo kugira ngo ubashe kuba waturuna mu by'ukuri iyo squad yawe, kuko iyi mikino mu minsi 11 kuba wateramo match enye kandi harimo match zikomeye cyane zirimo amakipe akomeye cyane nk'ikipe ya Kigali, ahubwo ni match zikomeye pe, match nyinshi zikomeye, kuba wakubitana na AS Kigali, ugakubitana n'ikipe nka Police, kubitana n'ikipe nka Rayon Sport, nyuma bazakina ikindi kirarane cya ikipe ya Kiyovu Sport, naho Nyakiyovu yanyagiye ibitego 10, ikipe yitwa Yellow Stars Nyabihu hakurya iyo ngiyo, nabyo ni akamaramaza. ubwo no mutoza rero nyine nahe afite abakinnyi nk'aba Apam, ntabwo umutoza rwose yamwishimiye kuva yanaza, afite abakinnyi ba Chidiebere, afite abakinnyi nk'aba Godwin Odibo, nabo ubona ko atagenda akoresha, kandi mu by'ukuri ntabwo nyine uno mutoza ashobora kuzirasa, mu by'ukuri ashobora kuzirasa, usanga akoresheje abakinnyi bamwe na bamwe bakomeye kubera kudaturuna squad. Nabonye ibitekerezo bye akunda kubikameraho cyane, kugirwa inama wapi ntabwo ajya bikozwa, ugasanga yikozeho cyangwa se arirashe, afashe abakinnyi be basanzwe bakomeye akaba ariwe akoresha muri izi match zigera kuri enye. Iminaniro duhere dufasite 3 atarakinira Rayon Sport, iyo minaniro ibiki byose bakazabijyana ku ikipe ya Rayon Sport imeze neza cyane muri no minsi, yifite na time, ifite igihe kirekire cyo kuba yaruhuka, ikaza rero ikabasha kuba yakivuriza ubuhanda ku ikipe ya APR Football Club. Ya minaniro ugasanga ikipe ya Rayon Sport yabafatiranye, ikabakubitira muri stade Amahoro imbere y'abafana 45,000. Ubwo naho umutoza kugira ngo abashe kuba ya turuna squad yiwe kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Indi nkuru nziza muri APR Football Club, uwitwa Ruboneka Jean Bosco, nawe nyuma yo kuva muri equipe y'igihugu, byose se muri zone twavuze haruguru, nawe kuri match ishize ntabwo yari yabashije kuboneka. Byavuzwe ko harimo akabazo ka fatigue, harimo n'utundi tubazo twa malaria twari turimo, ariko inkuru nziza mu by'ukuri kuri ubu ngubu nuko uno musore yagarutse, kandi amahirwe menshi cyane ari buze kugira byinshi cyane afasha muri squad, yaba mu kibuga hagati. Mu by'ukuri turaza tubagezeho ukuntu umutoza ari buze kuba yakoresha aba bakinnyi, kuri yaba witwa Ruboneka ashobora guhindurirwa umwanya kuri uno munsi bigendanye n'umwanya yakinagaho muri no minsi. Byose turaza kugenda tubigarukaho mu kanya gatoya muri 11 ari buze kubanzamo. Dushobora no guhita kwakwanya rwose tukavuga tutireka tangire tubagezeho na 11 bari buze kubanzamo. APR vs Bugesera, umukino w'ikirarane utarakiniwe igihe ku isaha 12 kuri Kigali Pele Stadium, aho zuraza kuba rwambikanye mwizamu bigendanye n'imyitozo yabaye ku munsi w'ejo ya nyuma itegura ino match. Mwizamu umutoza yateganyije ko ari buze gushyiramo uwitwa Pavel Nzira, kuko nujya kureba nta wundi muzamu n'umwe hano hafi rwose muri ino minsi igiye kuza, cyangwa se mu gihe Pavel Nzira gihari uzamusimbura muri iriya zamu. Pavel Nzira rero ni buze kuba akoreshwa uyu munsi mwizamu. Mu mutima wa defense nta kibazo gihari, n'ubundi isa nkaho yamaze gufatisha match zirenga hafi 3 nta gitego binjizwa. Defense imeze neza cyane kabisa, uwitwa Riyumusoane ndetse n'uwitwa Nigena Kerema, ariko uwitwa Yunusu ntagende ngo yicare ngo yumve ko umwanya yamaze kuwutwarwa 100%, ngo yumve ko yihebe byose n'ibiki byose afite gukora cyane. Buriya hari akantu k'akadesho umutoza yamubonyemo, biba ngombwa ko atakaza umwanya, ariko ntabwo yavuze ko byose biba birangiriye aho ngaho. Afite gukora cyane kugira ngo yongere yisubize umwanya, kuko bitaba ibyo ngibyo akomeje akagenda akicarira akumva ko umwanya yamaze kuwutakaza, bishobora kuzamugiraho ingaruka
kuko ni umukinnyi wamaze kugera ku rwego rw'uko ikipe nasiyonari nubwo atabanzamo ariko kuri benshi mu by'ukuri aba habaye. Ubwo yari afite gukora cyane kugira ngo yisubize umwanya we, abashe no kuba yakwipinga umwanya we mu ikipe y'igihugu. Hanyuma ku ruhande rw'iburyo uwitwa Kagege, Byiringiro Gilbert aka Kagege muri Umunasudani, nawe yamaze gukaba araza kuba ahabaye mu by'ukuri. Hanyuma kuri gatatu k'amakawa haraza kuba hari guca uwitwa kapiteni Niyomugabo Claude, kapiteni umeze neza cyane, aho udashobora kwitwara nabi cyangwa se kwirara, kubera kwitwa Ishimwe Jeanne nawe amaze iminsi akora kandi aratyaye, arashaka umwanya wo kubanzamo nawe. Ubwo rero erera ikidogo uwitwa Niyomugabo Claude yakora, ushobora kwisanga nawe uwitwa Ishimwe Jeanne nawe ahise akaba mu by'ukuri, ugasanga atakaje umwanya. Ubwo kuri gatandatu impinduka zihuse kandi zikomeye cyane, uwitwa Frodouard Bushize murabizi ko yari amaze iminsi ari urimo agenda uwakina muri match zigiye zitandukanye, n'ejo bundi niwe wakinnye anatsinda igitego. Ashobora kuza kujya hanze akinjiramo uwitwa Nyirimiringa rwose yigarukiye, bamwita Engineer Tadeo Rwangara kuri gatandatu. Hanyuma kuri nimero 8 nawe ashobora kubamo impinduka zikomeye cyane. Dushobora kubona umutoza kubera kwitwa Richmond Rampte ntawe uhari, agashyiramo uwitwa Jean Bosco Ruboneka n'undi wari usanzwe wakina, bakamuhindurira umwanya nyine kubera abo ba Rampte bari baje. Ruboneka akaba tubona ukina ku 8. Hanyuma kuri nimero 10 naho dushobora kuza kuhabona icyo twita nk'ibisanzwe, n'ubundi nta mpinduka ziri buze kubamo, uwitwa Muhammadu Lamine Ba uri tayari cyane, witeguye gushimisha abafana. Nawe dushobora kubona abanjemo kuri no match mu by'ukuri arimo muri 11 nk'ibisanzwe. Hanyuma uruhande rumwe n'umutoza nabonye akunda cyane rwose, yaba uwitwa Gilbert Barafinda, kumubanzamo rwose ni ihame, agomba kubanzamo uko yaba ameze kose, yaba ari muri forume cyangwa se atazirimo, agomba kukibanzamo kuri 11 ku ruhande rw'ibumoso. Wenda akaza kuvamo nyuma asimbuwe na ba Odibo na ba Chidiebere, ariko yabanjemo. Hanyuma urundi ruhande kuri nimero 7 uwitwa Muzungu dushobora kubona kibanjemo akatera. Muzungu ameze neza cyane muri no minsi, niwe ushobora kuza kubanzamo kuri 7. Hanyuma kuri atake naho hagomba kubamo impinduka zihuse cyane bidasubirwaho. Toza nimba adashaka kugumya kwirasa yikubita mu cyico, arasabwa guhita ashyiramo uwitwa Mamadou Sy. Nta kibazo afite na kimwe, ameze neza, yakoranye imyitozo n'abandi. Hari abantu benshi cyane barabibwira ngo Mamadou Sy ngo nta hasi, nta bitego ari gutsinda, ariko muribuka ko uwitwa Faringanya afite ibitego 4, hanyuma uwitwa Mamadou Sy afite ibitego 2, ntararenga kandi nta nubwo amaze gukina match zingana. Rero Mamadou Sy mumuha umwanya, nabo 11 bari buze kubanzamo, ni probable, ntago bivuze ko aribo 100% barabanzamo. Umutoza ashobora guhinduramo ikintu ku munota wa nyuma, ariko ku mbone zacu twateyeyo nabo ngabo bashobora kubanzamo. Aba basore bahuye na CDS, abibutsa ikipe ya PRFC yariyo intego yayo ko ari intsinzi. So nta kosa na rito bagomba gukora. Kuri uyu munsi bagomba kubona amanota 3, kutayabona bishobora kuza kugira ingaruka ku batoza ndetse n'abakinnyi bamwe na bamwe byavuze ko bashobora gutizwa muri Marine. Nta kosa, bagomba gutsinda match zose zisigaye mbere yuko bahura n'umukeba ekipe ya Rayon Sport. Twese hamwe mwaguze amatike, reka tuze guhurira kuri Kigali Pele Stadium, dushyigikire ekipe yacu APR Football Club uko tungana, twese tuyijye inyuma mbere yo kwihura n'umukeba ekipe ya Rayon Sport. Ni
Ubwino TV Rwanda, mumbabarire mukande subscribe, abandi mukande like turenze like 50, mukomeze mugire ibihe byiza cyane, bye bye.